uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitanu gusenga bihindura mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere gusenga bihindura umutima wawe, bituma uca bugufi ukaniyakira mu gihe runaka. Mu by'ukuri umuntu asenga, mujye muri abantu benshi basenga bya nyabyo atari bimwe by'ubu. Bituma baca bugufi kandi bigahindura umutima wabo. Icya kabiri, bigukingira ikibi. Gusenga ni isoko y'umutekano mu by'umwuka. Iyo usenga bigukingira ibibi, amadayimoni, abarozi. Iyo usenga abarozi barakurega bikanga, abapfumu n'ibindi nk'ibyo. Icya gatatu, bituma ushimira niyo yaba nta byinshi ufite. Uhora ushima Imana nubwo waba ntacyo ufite. Iyo iguhaye igihumbi ushima Imana, niyo wakibuze ushima Imana. Icya kane, biguhesha amahoro no mu bihe bikomeye, ibihe bitameze neza rwose uba ufite amahoro nkaho nta cyabaye. Icya gatanu, bituma ukomeza kwizera niyo ibintu byatinze. Mu by'ukuri niyo ufite isezerano rikaba ryatinze, iyo usenga bituma ukomera